hari birimo muri Security Council ya African Union, ariko nta kuntu waba ugiye kwiga ku kibazo cya Eastern DRC ngo ureke gutumiza Chilombo udahari, ngo ureke gutumiza u Rwanda ruregwa ariko runari directement impliqué, rufite concern zikomeye ku mutekano warwo. So nubwo rutatendinze rero ntacyo bitwaye. Tugarutse rero kuri ya communique bana ba mama, mwihangane mbere yo kuryama nubwo twakoze cyane muze kuyisoma, nanjye ndaza kuyisoma ijambo kurindi, ariko muri summary honorable minister yaduhaye turimo kumvikana bavandimwe. Yes sir. Muri summary naje kubona, muri executive summary nabonye icyo u Rwanda, position y'u Rwanda rwavuze kuri ziriya ngabo zitagira ingano ziri muri kariya karere kandi biased ku Rwanda. Ruvuga historique ya FDLR, rurayishimangira, ruvuga ko ari threat ku Rwanda, ariko rwamfasayizinga cyane kuri cya kindi ngo ni black water kigiye kuza. U Rwanda ruvuga amateka y'iyo black water, ko ari abantu utavuga ko bashinzwe umutekano ahubwo ko ari criminals bica buri wese kugeza ku badiplomate. Ati rero abo bantu kuza mu marembo muri metro zingahe z'u Rwanda ni threat ikomeye cyane. Icyo u Rwanda rwaje kongeraho ko aho bigeze rutabyihanganira. Turimo kumvikana bavandimwe? Nibyo rwose. Icyo kintu mu cyitwararike tuze kugisoma neza. Kandi iyo nama yateranye uyu munsi, ariko u Rwanda rwohereje position yarwo ejo. Uyu munsi turi kwa kangahe? Yateranye umunsi tariki ya 4 Werurwe uyu mwaka birumvikana. U Rwanda rwohereje position yarwo ejo le 3. Ariko metre binagaragara ko iki nama byari ku murongo w'ibyigwa no gushakira ubufasha cyangwa se support ihagije mu baterankunga ndetse no mu bihugu bya Afrika zunze ubumwe bashakira emission ya SADC. Tibyaba bigaragara ko n'ubundi SADC iri mu marembera, kuko niba yagezaho ibirushobozi bakitabaza AU, kandi AU itarabatumye mu buryo buri officiel baragiye mu rwego rwa SADC. Ibi byo ntibyaba bigaragara ko SADC nayo iri gucumbagira mu karere. Minister bari minister rwose ndagushimiye. Nta gisa no kuganira nawe n'izi mfura ziri kuri space. Reka dusubire inyuma noneho nshingiye kuri icyo warumbajije na kuri yo pwe warurayizinze. Ntabwo SADC yaje yose. Uriya wabaye umuvuno kuvuga ngo ni SADC kugira ngo Ramaphosa abone icyo abeshya abaturage be. Ariko SADC yabaye divisé. Tous les gens ba SADC uretse uri gucuruza amabuye muri Kongo Ramaphosa banze kuza. Turabyumvikana? Yego. So icyo nacyo rero ni inyungu kuri cause ya M23, kandi cyatumye bataza nuko bazi ikibazo uko giteye. So uriya mwitangirizwa u Rwanda rwatanze, African Union ikabirengaho ikajya gushyigikira financially abantu batagiye gukemura ikibazo ahubwo bagiye gutera ibibazo mu rwego rwa region, guthreateninga ibindi bihugu. African Union nayo irabayishyize ahagaragara. So navuze inama y'abaperezida, mvuga Security Council, noneho hakaba na commission iyobowe na Mahamat. So uko bimeze rero, Chilombo diplomasiye igituma agenda cyane, nta nubwo ngo agenda gutyo gusa ngo abe yikoreye za zahabu na za diyama, akaziha abashoboye kuzemera. Kugura ndimo kwanaliza, ntabwo ndimo kurega, ni ukwanaliza nshingiye ku mikorere ye.
kugura perezida wa komisiyo ari ufatanya n'ukuriye Security Council ya African Union kumenya bazatumirwa, kumugura biroroshye cyane. Kugura ibihugu members ba komisiyo biroroshye cyane. Ariko noneho agatsinda nuko na nyiri icyo gihugu wenda yabaye represente, ariko ikikwereka ko bitari serious yuko na Africans tutari serious nuko na nyiri n'igihugu concerned wenda niba kitanatumiwe n'igihugu concerned kuba kitanatumiwe nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ndavuga DRC nibikwereka lack of seriousness twifitiye nk'abanyafrika. Turumvikana? Yes. Tugerageze kubihina, ariko ngewe uko nabonye ririya tangazo rya guverinoma y'u Rwanda nabigereranya nuko ijoro ribisikana n'umunsi. Uzarebe hanze uko haba hameze guhera saa 10 zuzuye, saa 10 n'igice, saa 11, saa 12, umucyo umaze kuboneka, ibyari byihishe bigiye kujya habona. U Rwanda kuvuga ati bigeze ahantu umutekano wanjye ugeramiwe kandi bigeze ahantu nta byihanganira. Bavandimwe, reka twe kuvuga ibirenze ibyavuzwe, ariko twese turi bakuru tuzi gusesengura. Icyo ngiye gusorezaho ni kimwe nakivuze mu yindi space, reka n'ubu ngubu tukibukiranye. Nyakubahwa perezida w'u Rwanda General Paul Kagame yarabivuze, mwarabyumvise, ati ku bijyanye no kurinda ubusugire bw'igihugu nyobora, ku bijyanye no kurinda abaturage banjye bababaye batereranywe igihe kirekire, nibiba ngombwa kurinda umutekano w'igihugu cyanjye, ntawe nzasaba uruhusa. Kandi mubona bibwiye niba bandi bitwa ko bafite ububasha. Iryo jambo ntimwaryumvise? Twararyumvishe. So iriya comparison nari mpuze ni umucyo ugiye kuboneka, ibyari bihishwe bigiye kugaragara. Ntabwo twakangwa n'ubwinshi bwa bariya cyangwa iki, ukuri kugiye kujya ahabona. Uyu munsi turi kwa gatatu, ntabwo bizagera ku cyumweru iyi minsi nk'ingahe tutabonye impinduka ikomeye muri diplomasi, tutabonye impinduka ikomeye cyangwa se engagement no kuvuga kwa bya bihangange by'ibihugu byari byarahisemo ceceka. So bavandimwe, mumbabarire, byabaye birebire, hagiye habamo za interview, ariko reka mpinira ahangaha. Ku kijyanye n'aba bana rero, bari abana bazandagara, keretse wakabarenganuye ni Kongo yagatanze icyo kirego, ariko na collectif za partie civile, za société civile, abavoka bashobora kuzarega UN muri ya mission yayo ya MONUSCO. Confrère yabivuze, iyo ushatse kwabiza de la faiblesse y'umuntu, ubukene, igitinyiro umufiteho, kugeza igihe ubyara abana bakandagara ukagenda utabitayeho, ni kindi cyaha. Utavuga ngo ni icyaha cya conduct cyangwa cya moral, ahubwo si le plan pénal bifite des répercussions, ils ont engagé leurs responsabilités. Igisirikare cya South Africa kirabimenyereye, cyarabikoze muri Central Africa. Heureusement hafatwa ingamba hakiri kare, barabirukana. N'abarundi barabirukanye, hari ababikoze, bigatuma u Rwanda buri gihe baruprefera. Nicyo navuga kuri icyo ngicyo, n'abandi baraza kunyunganira. Ndacyafite iminota 15 20, wafite ikibazo yashaka kumbaza cyangwa ikindi, reka dukomezanye. Ndabashimiye cyane, murakoze. Minister, mwanyemerera mbere wenda yuko muha abantu ijambo, twavuze cyane, nkavuga akantu kamwe cyangwa tubiri mu gukompleta confrère. Yes rwose, kandi turamushimira cyane ku mwanya yatanze n'ubusesenguzi. Nawe twagusaba ko n'ubundi watacinga kuri iyi analyse
ijyanye na financial ya niyo n'ubundi nagomba gukora urumva yes kubera ko ari we mutumirwa mukuru urabizi ntabwo nari kukivugaho atarakivugaho niyo mpamvu buri gihe narindiraga ko abanza kuvuga ku kintu yes reka njye straight kuri AU iriya nama ya AU sorry excuse me nimuyumva ntabwo ari inama yagiye kwiga ku mutekano ni inama yagiye kwiga ku bushobozi bw'amafaranga ibi ngibi bwabyo birimo feriya ariko nanone impamvu yabaye ni uko South Africa turabizi twese ni igihugu gikomeye ariko impamvu mvuga ko harimo feriya sinzi ukuntu abantu bafata bakajya muri misiyo badafite budget yo gukavaringa iyo misiyo ni ukuvuga ngo aha harimo ibintu bibiri icya mbere ni ukwerekana ko abo bantu batari serious icya kabiri ni ukwerekana ko ibintu uko babikekaga bajya ku rugamba bari bazi ko ari nka bya bindi byabaye muri 2013 ariko muri 2013 babaye cowards nimba banyumva abo babimenye barashe M23 mu mugongo like that's being cowards ni ukuba un connard mu gifaransa nta musirikare mu Rwanda n'undi ngo bagirane amasezerano nangiza murase mu mugongo n'ubugwari so ubu rero bari kubagenera ibyari bibakwiriye ari nayo mpamvu aba South African baje bizanye bakaba batahanwa mu mabag ariko ikindi banarenze kuri legacy ya Mandela barenze kuri legacy ya Thabo Mbeki ejo bundi twaramwumvishe twese ikindi banarenze kuri legacy y'umwarimu wacu mukuru Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ibi rero bigomba kuzagira ingaruka ikindi nimureba confrere yabikomojeho SADC igizwe n'ibihugu bigera hafi mu 10 cyangwa 12 igizwe na Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mauritius, Namibia, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Madagascar, Mozambique, Seychelles, Zambia, Angola, Comor na Democratic Republic of Congo. Ibi cyagihe muri ya ntambara yo mu 2008 bavuga intambara y'isi ngo yabereye muri Afrika nimureba mu bihugu byari birimo hari harimo ndigiye kuvuga ibitaraje hari harimo Namibia hari harimo Zimbabwe hari harimo Angola yes ibi ni ibihugu bikomeye mu gisirikare ibi bihugu rero kuba bitaraje buriya nabyo ni yindi ntsinzi yaba ari ku ruhande rwa M23 yaba ari no ku ruhande rw'u Rwanda kubera iki rero ni ukuvuga ngo politike u Rwanda nka partenaire fiable twavugaga rwabashije gucreatinga bonds n'ibi bihugu bindi murabizi umubano uri hagati y'igihugu cyacu na Zimbabwe baduhaye n'abarimu bazaza kudufasha kutwigisha murabizi Mozambique yo na His Excellency Philip Nyusi perezida wa Mozambique wasigaye ajya ni Kigali ntitubimenye kuko habaye mu rugo niyaje anyura mu muryango wo mu gikari za Zambia muramuzi Hailema ikirende nawe umubano dufitanye no kuvuga ngo muri politike hari ibintu ugenda wubaka so u Rwanda rero rwo rugenda rwubaka gahoro gahoro ariko ruba rufite target ari nabyo bitanga intego muri byandi bya partenaire fiable ngiye kubabwira akantu muraza kuza kugatekerezaho buriya sinzi nimba muzi ko hari abasirikare bo muri US Marine Corps baza gukorera kadete mu Rwanda muze kunshakira ikindi gihugu cya Afrika Amerika ijya gukoreramo imyitozo amafoto mujya muyabona niba mutayabona aha navuze ko twivugira nk'abaturage gusa bafite ibyo bazi abanyamategeko bo amategeko na politike ni nk'amatwi n'amabinga birajyana ikindi aba basirikare ba Qatar confrere yatubwiye muraza kuza gushakisha n'imbarande bajya abandi sinzi niba mwibuka abasirikare 1000 b'Ubuholandi baje gukorera imyitozo mu Rwanda so ibyo byonyine bita byerekana u Rwanda ngo niki mu gusoza rero hari akandi kantu kamwe nibyo cyangwa
ya ndumva yes nibyo yes byose ndumva na wenda ya ntongere kuri ibyo ngibyo nta kindi gihugu tuzi cyohereza abasirikare bacyo kurinda abandi abakuru b'ibindi bihugu so rwa uwo ni South Africa umwihariko rwa Mozambique w'u Rwanda keretse Cirombo nyine udafite cyagiye yikangaga ko hagiye kuba kudeta akajya na gushaka mbere yaho abarundi buriya hari n'amakuru yavugaga yuko Kabila Joseph yarindwaga n'abasore b'i Kigali no urumva we urabizi iminsi myinshi bamushinja ko ari umunyarwanda bitafata batagiranye nawe umututsikazi ati ubundi se hari umukongomani usa kuriya like ibi birego we biba ari byinshi metre cyangwa se mwese ba metre mwembi muracyari hejuru reka n'ubundi tuvireyo rimwe iyi nama y'abayobozi b'ingabo b'ibyo bihugu bya SADC ko ari 4 hakiyongeraho igihugu cy'u Burundi kiri twakwita kari icyancuro ubu ngubu ni mercenaire muri Congo ibaye ejo bundi muri kino cyumweru gishize batashye ntabadashize no itangazo rigaragara ry'icyarekuye mu nama yabo yabereye Goma ku munsi wa mbere kuri nyuma y'icyumweru cya mbere cyangwa se tariki ya 4 ariho uyu munsi ku wa mbere habaye iyi nama ya AU y'akanama k'umutekano specifically ku bijyanye no gushakisha ubufasha muri uyu muryango no kugira ngo bashake n'abafatanyabikorwa ngo batere inkunga SADC. Ese ibi mwabihuza mute n'uru ruzinduko rw'abayobozi b'ingabo? Ese yaba ari raporo batanze bati noneho turi hasi ntacyo twakora ahubwo mubanze mwashaka ubufasha byaba bimeze bite mugenekereje mubihuje n'uruzinduko rw'abakuru b'ingabo abagabo b'ingabo ba bino bihugu 4 hakiyongeraho cy'u Burundi yabereye Goma n'iyi nama y'uyu munsi tariki ya 4 ibintu mwabihuza mute? murakoze turumvikana yego amakuru namenye ku nama y'abari aba chef d'état major babira bihugu ni 4 cyangwa 5 nta kibazo reka bye kuducira ishati na confrère y'abantu bihuje bagendereye ikintu kibi tubita association de malfaiteurs umutwe cyangwa agatsiko k'abagizi ba nabi. So reka duhere kuri ya move yabo kuvigoma berekeza mu bambiro mu rwego rwo gufata amafoto no gukabya convoy yabo mwarayibonye uburyo yari mu bwoba bwinshi cyane bose bari muri za blende ciwewe ngo yarababwiye ati mureke dukomeze tugere Isake baramubaza batese Isake ko tubona ari hasi iriya misozi bite tubona hari imbere iriya misozi irimo M23 none se urumva hari ahantu twahagera gute ntikwaba ari ukwishora ibintu bya biri clear abako najyaga numva mukoma amashyi muri space noneho byagenze noneho cyo abandi baramuhakanira batoya ati twaba dufashe risque cyo rero icyo yaragendereye kwari kugira ngo ahamye ikinyoma cya shebuja na muyaya na wa musaza w'urudarunini ngo ni Bemba ako M23 babwiye ko yabahaye gasopo babwira ko hari aho batagomba kurenga. ugize neza ya makompra yabaje gutera Elve tugira udutero rwose udutendo dushimishije cyane. So icyari kibajyanye rero mu bambiro turimo kumvikana turakumva neza wari ukureba aho babona hafi mweso Kichanga Mushaki ho baraharebaga bahabona bari mu bambiro Minova bahabona ariko bakareba ibya misozi hanamye babaza ciyo yotese ira misozi tubona bite haraho mufite haraho mugenzura araga ati wapi hata hose na M23 banga kumuca intege
baraceceka. Bageze aho baramubwira from their experience bati rero guhera ahangaha kugira ngo muzabakure muri ya misozi ntabwo mwabishobora, natwe ntabwo twabishobora. What about kuba twaca Sud Kivu? Urumva? turakumva neza. Tukabaturuka mu ruhande batarimo. Baribaza barongera barisubiza bati still tuzaba duciye inkeramucyamo. Utumva icyo Kinyarwanda mbazi icyo bisobanura? Muhire icyo Kinyarwanda cyumva. Nababaye cyane kuba Muhire yasinziriye. Ndi kubumva neza. Reka bateza amatwi. Baribaza barisubiza basanga kujya guturuka Sud Kivu still bazasanga muremure ari muremure kubageraho muri iyo misozi miremire bidashoboka, still basanga nabyo birakomeye. So amakuru nabonye rero ngo icyo biyemeje ngo bafashe umwanzuro wo kongera ingabo n'ibikoresho biri sophisticated. Nubwo umwanzuro batawutangaje nuko ntacyo bagezeho, nuko bashatse kubigira ibanga, ariko amakuru yamenyekanye. Icyo bagezeho ni icyo ngicyo. So kuvuga tese byabaye simple coincidence n'iriya nama yo gusabira financial support biriya bihugu byaje, reka twe kubyita SADC rwose, c'est par abus de langage, ntabwo ari byo. So icyabayeho ni coincidence, ni bya bindi ngo uhiriye mu nzu ntawe adapfunda imitwe. Bamwe bari gukubitira aha, abandi bagakubitira aha. Ariko reka ngaruke ku cyo confrere yavuze. Turimo kumvikana bavandimwe? Turumvikana. Confrere yavuze ati kwiyangaja muri mission utariteguye, utazayisapotinga financially, nayo ninde aventure. Arongera avuga ko confrere Mugabo, uranyumva? Ndabumva confrere, ndabumva kapita. Arongera aravuga ati bashobora kuba baraje bazi yuko bazabigenza nk'uko babigenje 2013, bahageze basanga birakomeye, none barimo kwirukanka amahanga ngo babahe support uhereye kuri African Union. African Union rero nayo igiye guseba, niba yanariye ruswa igiye kugaragara. African Union muribuka ko ari yahaye mandate Perezida wa Angola kugira ngo umuhuze hagati y'u Rwanda na Congo, ariko Rwanda process twasanze yari deep cyane, inavuga ku by'intara hamwe no gutaha iwabo, kwaneantisa indi mitwe, gutaha kw'impunzi. Ntitukagiye tubisuzugura rwose, hakozwe akazi kanini, nuko badiringaga n'umuntu utumva ariwe Tshisekedi. African Union niyo yamandase Kenya, former President Uhuru, ikiswe Nairobi process, aribyo biganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya Congo. Guverinoma ya Congo ati ifata wazalendo bayo by'ikinamico, niyemera yuko M23 iza. Ibyo byose biri on record. So ntekereza yuko hari buze kuba debate, ntabwo twamenya imyanzuro yafashwe, ariko still byaba komisiyo, byaba Security Council, the African Union, biri accountable ku nama y'abaperezida. Ngira ngo hari mechanism ivuga ngo kugira ngo tudekese amafaranga hagomba kuba check and balance, hagomba kubaho communication hagati y'inzego, ku buryo Perezida wa African Union ariwe Perezida wa Mauritania
agomba nawe kuba afite icyo abiziho. Ni ukuvuga mbere yo kujya kuri iyo ntambwe African Union yakagombye kuba ireba ibyo yasabye icyatumye bidakorwa, kugira ngo escalade igere hari, kugira ngo ikibazo gikomere. Ntuza South Africa, Mali, Tanzania, Malawi, Tanzania na Sendagara baze ibyo byose badefiye ibyumweru ibyemezo byari byarafashwe na African Union. So bavandimwe, reka ne kwihara ijambo menyera ahangaha in case hari ikindi kibazo. Turariraye ariko turimo kubaka. Hanyuma akantu nshaka kugusaba honorable minister, ibi bitekerezo n'ibiganiro tugirana kuri za space ntabwo bikwiriye kugarukira kuri space, kuri X, bikajyana no kuri YouTube. Abakwiriye kuvamo ibitekerezo by'ingenzi byoherezwaho bigomba koherezwa, kandi icyo ngicyo turacyumvikanaho. Murakoze. Murakoze cyane Maître African Boy. Yes, murakoze. Yewe ndabibona muri perspective itandukanye gato n'iya confrere. Kubera iki rero iriya nama y'abariya abasirikare bari abashef d'etat major, nkeka ko nta n'icyo yagezeho, ko abayobozi bose ikintu cya mbere kugira ngo minisitiri wari ubikomojeho cyangwa confrere nawe yabivuzeho, abayobozi ikintu kigaragaza ko bahuye banaganiriye nuko babasha ku confrere wibuke ufunge ka mikoro. Merci. Kugira ngo ikigaragara ko baganiriye nuko basohora itangazo, ntaryo twabonye. Sinzi minisitiri araza kumbwira wenda cyangwa namuhira mfashe niba ryarasohotse, ariko nkeka ko nta ryasohotse. Ya nibyo navuze ko nta hantu bigeze basohora un communiqué officiel. So ubwo rero biba bivuze ko muri make nta kintu cyaganiriweho, cyangwa se n'ibyaganiriweho babyibagijwe na ya mabombe bikanze ngo ya M23, ariko nyine bwari ubusazi, ibyo sindi ubikurikireho. So iriya nama rero yo AU ndagira ngo mbabwire ko icyambere imeze nka paper tiger. So paper tiger like ni igikonoshwa kiri mu busa. Ikindi biriya kubera ko kugira ngo uriya Mustafa Ki Mahamat, perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, aba ameze nka Antonio Guterres, uyu secrétaire général wa UN hariya muri Nandi. Umubano we n'u Rwanda turawuzi, umubano we ni kuba u Rwanda rwasohoye iriya tangazo ko rutatumiwe, nkeka ko kubera ko yumvaga confrere yigeze kubikomozaho, n'ubundi na perezida wa Congo ntawe uhari. Sinzi ko wajya mu nama utahamagaye n'umuntu ikibazo kiri mu gihugu cye. So nkeka ko ikindi mu itangazo His Excellence Paul Kagame Presidency yasohoye igihe bavaga muri ya nama ya African Union, yavuze ko atazongera kuganira n'abantu babeshya, like abantu b'abagabo bavuga ibintu bakabyemera ejo bakavuga ibindi. So ni ukuvuga ngo rero hariya nkeka ko ni juste coincidence nk'uko confrere yabivuze, nta kindi de special kirimo, nta n'icyo bishobora guhungabanyaho, yaba kuri M23 yaba ku Rwanda gusa, ahubwo harimo message ikomeye y'u Rwanda. Yewe nicyo mbona, u Rwanda ruhora buri gihe ruri updated ku bintu byose bishobora kuba byazana threat ku mutekano w'igihugu n'abaturage muri rusange. Kubera iki? Niyo nshingano buriya ya mbere ya leta. Inshingano ya mbere ya leta ni kurinda abaturage n'ibyabo. Niyo mpamvu inama yagomba kuba uyu munsi, itangazo rigasohoka yesterday turabizi hari ku cyumweru, ariko u Rwanda nta droit rero rugira, kubera ko ruhora ruri maso, ruhora byose bigiye kuba ruba rubizi. So nkeka ko rero yumva aricyo nabivugaho, wenda turekere n'abandi umwanya bavuge, twavuze cyane. Kandi mbashimira honorable minister, mbashimira nyakubahwa Muhire, nanashimira byimazeyo confrere
Sengi Vianney ngo umwanya wanyu mwigomwe turabizi aho bibaye mu gicuku hafi saa 8 z'ijoro kuba mugeza aya masaha kugira ngo mubashe kutwigisha mubashe kudusobanurira mu bunararibonye mu mirimo mwakoze ihambaye cyangwa bamenyesha n'abaduteraniye hano ko mwakoze muri presidansi imyaka igera kuri 5 cyangwa 6. Iyo nayo ni CV y'umuntu wenda nuko ntabwo ari bundenganya ko mbivuze kuko biranditse no kuri profile ye, ariko ngira ngo ni umuntu ubusobanutse kandi usobanukiwe yatuganirije tubasha gusobanukirwa. Ndabashimiye rero n'abicaye mu myanya y'icyubahiro murabizi imboga zidutunze nimwe tuzisoromaho, icyo ni ikinyarwanda bivuze ko mudahari n'ubundi ibi ntabwo byakorwa. Murakoze murakarama. Murakoze cyane, reka dusoreze noneho ku nkuru wenda muhiri